Muraho neza nshuti bakunzi ba Renaissance 5 TV ikaze kuri YouTube channel yanyu. Murakomeze gukomeza kudushyigikira kuba batarabikora, mukomeze mukore subscribe, like, share na comment. Reka dukomeze n'inkuru ya Andrew. Duherukana muri episode ya 12 ubwo Papa Fisto yari afite amagambo mabi ashaka imitungo avuga byinshi. Yemwe bataranasoza gushyingura. Reka dukomeze na episode ya 13. Umusaza yafashe Papa Fisto amujyana ahiherereye. Bakihagera umusaza arizibukira mu kubita inkoni y'ibitugu, asubizamo iya kabiri arangije ati saha itari kugiye kubeshya igihe ukaguma mu byizere bipfuye ibyo urimo none uzabona ingaruka zabyo. Babivuze ukuri ngo indi byaramweru na muhima, wowe sinzi icyo uri cyo hagati aho. Umusaza yakomeje kwivovota ari n'akahondi kibando yari afite hasi, asakuza cyane ati aka nakumiro koko, urambonera abahu urandeba siki, ubusaba abana banyakwigendera barasigara mu biganza byande koko, nari nizeye ku mutima we werekeye ku mitungo gusa. Ariko burya Imana nakagabo mpoye nayo nayigwa mu byano nkayisomagura, kuko yaduhisha igikomeye. Uzi yishyiraho kupfuye wese ajyana n'ibyo yaruhiye hano ku isi. Ndakorahiye hari abari kujya basigara amaramasa nk'uyu yasiga bana bandagaye. Umusaza yasubiye aho abandi bari, bakomeza mu muhango wo gukaraba, ni nako abataha kure basezeraga. Byageze ku mugoroba mugabo ateranya abana n'umusaza mukuru mu muryango yari agihari. Yaricaye abaha impanuro ari nako akomeza kandi abaha ihumure. Baraganiriye biratinda. Umusaza mukuru ati bana bato kandi beza bacu, nako beza banjye, nimutege amatwi mwumve muracyari bato, nimwe b'ejo hazaza, none muri bato, ejo hazaza ni ahanyu. Rero mugomba gukura mufite ubumuntu, ikinyabupfura, ubunyangamugayo, muzarangwe n'ubumwe, dore ndi gusaza abana banjye. Muzumvire umubyeyi musigaranye, maze nimujya mugera mu bigoye mujye mukomera, mwakire byose ntimukajye mutinda ku byabaye, kuko kubibonera umuti cyangwa igisubizo biragoye. Isi dutuye ni ukuri, none turishima ejo tukababara, none tuba dutunze ejo tukabura byose. Ibihe biha ibindi bana banjye. Mukomere rero muharanire kuba abagabo nyabagabo. Ngaho muba amahoro, burije ndatashye. Ubuzima bushya mugiyemo muzihanganira ibikomeye muzahura nabyo. Ndabakunda abana banjye. Muzehe y'ikizi rya nyuma hari nako ashingura intambwe ataha. Ageze ku muryango akubitana na Papa Fisto, akimubona atakujya aba muzima. Yajya aba muzima, utambitse ibirenge ujya he ko woka genda intambikewe. Undi yaramwaraguritse ati narinje kureba ibyo mugabo yanyemereye, rega sinarotora agatotsi ntiseguye ibihe byangombwa.